icyizere kuko kwizera ni ingabo itsinda kwizera kurarema niba kurema rero no guhindura kuzahindura sha rero reka ngende nanjye nafite izindi gahunda ngiyemo ubwo ngubwo urakoze kandi nanjye ndagufasha gusimba mwihangane mfashe pe murakoze kandi Imana imugishe reka tubanze dusenge reka dusenge none Imana yacu turagushimiye turaguhimbaje turagushimiye ko dukunda turagushimiye ko tubereye maso izina ryawe rihabwa icyubahiro ushimiye bwa Sisiriya mwami bashije kunsura mwene data umugisha mwami Imana umugisha urugo rwe umugisha ubuzima bwe mwami Imana urakoze natwe uduhana umugisha rero kandi Imana tweretse ibyifuzo byacu turagukeneye kugira ngo turwanire intambara turagukeneye kugira ngo turwanirire mwami ungarure Karangwa umukize Mana umukize ubusinzi umukize ingeso mbi umuhe Mwuka Wera amukoreho kandi Mwuka Wera amuzane urakoze rero Mwuka Wera ko hari icyo ukoze kuri Karangwa izina ryawe rihabwa icyubahiro ngaho mwami murindira hari azaza amahoro urakoze no mu izina rya Yesu gendana n'umwene data umugisha nanjye umugisha mu izina ryawe Yesu amen. reka ngende njyanye nkomeza uko nshobojwe gusure ariko uzegere pasiteri umubwire umutima yego niko iryo usa meze neza ariko ntari ariko kumbuye bitavuga nkumbuye cyane utese unakumbura umuntu bataravugana na rimwe niko tutagiye muri byinshi se ubundi ko utambwiye urafata gake rero nja ku zuba ryinshi numva nshaka amazi muri aka kanya ese ninde umuhamagara umutobe ngaho alo muturaho aho neza amakuru ni meza uri ku marembo yacu yo reka nze ngukingurire ndahari amakuru ni meza Imana ishimwe ni ukuri ibintu wowe neza ni karibu Mana yanjye reka mutwaze ko numva kinaremereye cyane bikoreye ko numva biremereye cyane Imana ishimwe ukoze kubugarutse nari ngukumbuye amakuru nari mbakumbuye amakuru ni meza mbese wagiye ute muto mva nagiye no kuri bintu ntabwo nari nabiteguye nyine amakuru yamamaza amakuru ya mama ni meza anyuze n'abandi bose yego mwebwe se natwe turaho ese warifata ugahaguruka mu rugo ukagenda nta muntu ubwiye ntawe usezeye ntaki niki se nagukoreye cyatumye ugenda koko ukagenda utambwiye nka mwene mama nta kibazo reka uhamagaye Sylvain aze mubwire icyo ufata nta kibazo Sylvain nkubaze yo mwaramutseho umwana we wabatwaza mwaba mukoze kambatwaza ndabona yego mufite ibintu byinshi
niko yego amakuru yawe ni meza. sinzi ko abana b'iki gihe harimo abagifite umuco niko baracyawufite, ntabwo abantu bose ari kimwe. yego ubu wabona umusaza ari kugenda afite ibintu byinshi koko ntumutwaze ngo ni uko umuco wacitse. yewe ibyo biheruka kera rwose tukiri abasore pe biracyabaho tukiri abasore wahuraga n'umubyeyi ukuruta yikoreye inkwi avuye kuvoma rwose ukamwakira ariko abubu we yewe nabiki gihe bo simbizi none se muzehe ungana data, none se ubu nabona data ari kugenda n'imitwaro. narizi yuko ku muco wacitse kera. muri iki gihe ntabwo byoroshye, ariko nyine ntabwo abantu bose bameze kimwe. yego haracyari abantu bafite umutima. ndabibona mbona se mufite n'ibi. sisita ni ukuri ntabyo pe, ariko nari mfite ubwoba bw'iki. ubwoba bw'iki mbwira, wari ufite ubwoba bw'iki? kubera igihe wadusigaga mu rugo n'umutware wawe ahari. nyine yamfashe ku ngufu, mbona nembikubwira utari bunyumve mpita agenda. ngo yagize mama wawe yibaza yuko kujya gusenga nta mumaro bifite, ariko n'izo mbaraga ubona agendana n'iyo migisha ahura ndayavuga ngo yayibonye, ngo hari ibyo yabonye, ngo yagize gute, ariko hatarimo n'amasengesho. buriya nta nubwo yanahiga ngo n'ibyo ahiga abifate cyangwa abivumbure, niba ari uguhiga ku nyamaswa niba ari ntabwo mbizi, ariko meze sisi ni fresh namwe turakire se kuvugana n'uwo musisi. sister ufite hano hari ibintu byinshi, hari ifi, hari inkoko, hari akabenzi, ndetse hari n'inzoga nziza cyane zihenze pe. nzanira amazi turavugana ibindi bintu. amazi amata se cyangwa manini? amato matoya yesi esa. ndabona ugezeyo rero. nagusezera ahubwo ngubwo gukomeza nkagenda. yewe sinzi ko abana ntabyo kiriho rwose pe. imana ikumpera umugisha wa mwana rwose, imana iza kundindiriye uzabyara uheke kandi urakoze kugira ngo unsubize aho ugiye. yego sisi nyine cya gihe wazaga ukambaza ngo ko narakaye nabaye iki,
umugabo wawe yari yamfashe ku ngufu. Nadine ntakubeshye, ibyo bintu birandenze pe, barumbwiza ukuri kuko ni murenzi wagufashe aragufata gutya cyangwa urambeshye? Ukuri ntabwo nakubeshya ko yarabikoze. Nese kuki wahagurutse ukagenda utambwiye koko uzi ko ndi mukuru wawe? Numvaga ko nimbikubwira utari bubyemere ntari bugukire. Ibyo bintu birandenze no kwisiporta biranze, ariko mana murenzi umva, ninjye nawe uyu ninjye nawe pe, turabona sinkoze iki koko? Uzi kubera iki mbivuze mama? Umuhanda wasenyeye neza use mukuru wanjye azabyihanganira kuko usenda musaba imbabazi ntereye. ntabwo yahiga ngo agire icyo afata cyangwa agire icyo ashyikira nta masengesho ahari. Rero kane ukurenganya mutura ibya mama wawe akigendere we tuzabivuga, nzabivugana nawe baba ari ukukurenganya. Nzabiganira na mama wawe ubwo ni nawe ari kwivovotanya ntabwo namenya rwose. ntacyo nyine buriya nawe ubwe azagera ariko anabitekerezeho buriya. bazatekerezaho. Sawa, ubwo ngubwo turaba dusubira. Yego. Ariko nta kundi nagombaga kumubwira kuko bazanyica bamenye ko mutozanye icyo gikapu cyawe kinike, nta kundi nyine ibyaye ikibazo irakirigata kuri mwene mama se naguhandi. Zana icyo gikapu cyawe kinike, ubwo njye ndihanganira n'uriya mugabo. Ikiri babyeyi, ahubwo se ntabwo muri mufate inkoko cyangwa utubusheti cyangwa se akabenzi kuko hano turotsa mu rwego rwo hejuru rukaze cyane. Reka manze n'iki cyaka cy'amazi ndi bukubwire nyuma. Ake nariga ako nyamara imbwira naribi. Ndakubwira ndagenda sinabifashe. cyane ko amazi kore ni ingenzi. Amazi ni meza cyane. Uzifuka nyine turamubwira nyuma buriya tuzajya. Hanyuma se meze neza ariko ndabona ntaribi. Ntaribi. Gusa nyine mbwira icyo wampamagarisha. Siko nari naguhamagaye kuko ari kunyumva bimeze bite? Ese ko mbona baraka? Karibu se nuko bayivuga mbona iryinyo riri kuri habaye iki kugira ngo mbone muri kundakara? Maga Yesu bakirwa gitindaho cyane kubiswe tukigura bwamera kubwe ko nabikunze nabikwereka nze kuba nahamagara mutsanya tuganire twenjoyinge ariko urukundo rwakomeza. Urukundo ndabyumva ariko se icyo nagusabye warakibonye cyane se cyarasabye kugira ngo cyari kigoye ahubwo ko nari nkisanga nuko wahise wihuta. nta cyagaragaraga ahubwo wowe mbwira ikintu kizima umbwira uti kofi yarabonetse cyangwa se iby'ikofi amafaranga tuba tuyafite. Ese amafaranga atavuga amafaranga ntabwo wareba umuntu ngo umenye ngo arayafite ntabwo avuga. ikofi ngewe ubundi niyo ndeba ya mbere, niba uyifite njye nawe.
Sheri Amakuru se yewe neza ariko ndabona nta muntu urimo. ntabwo meze neza. Habaye se Mfite ibibazo. ibibazo? Ariko twagize n'umushyitsi hagati aho. Umushyitsi? Inde? Nadine yaje kudusura. Nese umwaka ushize ataguhamagara atagira ate, nese yazutse ko batubwira ko yapfuye. Ibyo kuzuka ntabyo nzi, mubwiye ko yaje kudusura. Nta kibazo n'umugisha. Nese ubwo tubigenze dute? Kari umwana mu rugo nawe ubizi, kari murumuna wawe. Nawe urabizi ko ari umwana. Ko mbizi nyine nize ko ari wowe mukuru. Murebe itega umva. Mbabarira. Ndasabye Kandi nukomeze kunshurika. Ntago ndi umwana, sindi n'igicucu.